twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutujyana neza kuri wa kabiri w'icyumweru cya 26 mu byumweru bisanzwe, tariki ya mbere Ukwakira 2024, ubwo duhimbaza Mutagatifu Tereza umwana Yezu. Ng'amasomo ajye kudufasha kwegera Imana. Isomo rya mbere muri Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8:14 kugeza ku 17. Bavandimwe, abayoborwa na Roho w'Imana, abo nibo bana b'Imana. Kandi rero ntimwahawe roho y'ubucakara ibasubiza nanone mu bwoba, ahubwo mwahawe roho ibagira abana bishingiwe kibyeyi, igatuma dutera hejuru tuti Aba Data. Roho wonyine afatanya na roho yacu guhamya ko turi abana b'Imana. Kandi ubwo turi abana b'Imana, turi n'abagenerwa murage. Abagenerwa murage b'Imana, bityo n'abasangira murage ba Kristo, niba ariko tubarana nawe ngo tuzahabwe ikuzo hamwe nawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 131. Nyagasani, tuza umutima wanjye iruhande rwawe mu mahoro. Uhoraho umutima wanjye ntacyo wakwiratana, n'amaso yanjye ntacyo arangamiye. Ntabwo ndarikiye ubukuru cyangwa ibintu by'agatangaza bindenze. Ahubwo umutima wanjye uratuje kandi uriyoroheje, nk'umwana w'igitambambuga mu gituza cya nyina. Isiraheli, wiringira Uhoraho kuva ubu n'iteka ryose. Nyagasani, tuza umutima wanjye iruhande rwawe mu mahoro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 18 umurongo wa 1 kugeza ku 5. Muri icyo gihe abigishwa begera Yezu baramubaza bati, mbese ubona ari nduruta abandi mu ngoma y'ijuru? Ahamagara umwana muto amushyira hagati yabo, nuko aravuga ati, ndababwira ukuri, nimudahinduka ngo mumere nk'abana, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Wicisha bugufi wese nk'uyu mwana, uwo niwe usumba abandi mu ngoma y'ijuru. Uwakira neza umwana nk'uyu ari njye agirira, ni njye aba yakiriye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uwakira neza umwana nk'uyu ari njye agirira, ni njye aba yakiriye. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Buri munsi unyurwe n'ijambo ry'Imana. Buri munsi ufashwe n'ijambo ry'Imana, riguherekeze, rigutunge, rikuburire, riba ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ijambo ry'Imana rya buri munsi. Nawe rero ujye ukora ku buryo ijambo ry'Imana ryatambutse aha ngaha, ujye uzirikana byibuze intare imwe yagufashije, ugenda uyisubiramo. Ariko ntuyisubiramo gusa by'akarimi, ahubwo no mu mutima, umubiri wose, ubuzima bwawe bwose bukwirwa muri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rya buri munsi nk'umwana w'Imana. Hari ijambo dukunze gutangiza abana b'Imana. Iryo jambo ni ijambo rikomeye cyane, ngiye mpa agaciro gakomeye cyane, kubera ko twese turi abana b'Imana, twisanga aho ngaho nyine abana b'Imana, umwana w'Imana. Muri aka kanya rero nifuje hamwe n'amasomo tuzirikana twiyambaza Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, ko tuzirikana ku ngingo igira iti kuba umwana w'Imana. Urabura iki ngo umwana w'Imana? Ukora iki ngo umwana w'Imana? Ese uri umwana w'Imana? Uza gusohoka ngaha nawe uri umwana w'Imana. Uza gusohoka ngaha ureba ibiranga umwana w'Imana, ubyumve kandi ubikurikize. Reka tuvuge ibintu bitatu biza kudufasha kumva neza umwana w'Imana. Icyambere, umwana. Iyo bavuze umwana, baba bashatse kumugereranya n'umubyeyi cyangwa n'umuntu mukuru. Umwana ushobora kuba umwana mu myaka, ushobora kuba umwana mu gihagararo, ushobora no kuba umwana mu mutwe. Ariko iki amasomo munsi atubwira ku mwana, aratwerekeza ku mwana inosa, umuntu mwiza, umuntu utegereje kwakirwa, umuntu ufite intege nke, umuntu uvugisha ukuri, umuntu witwara neza, umuntu wemera kurerwa, wemera kumvira. Wese bamwita nyine umwana, kumvira. Wa mwana nyine wumvira ababyeyi, ya tegeko rya 4 mategeko y'Imana, urajya wumvira ababyeyi bawe. Nawe rero uwo mwana igihe uri mu maboko y'ababyeyi usigasiwe. Umwana bingana gusigasirwa, gushyigikirwa, kurerwa. Ese nawe urarerwa cyangwa warakuze? Ariko igihe ukajya tegeko rya riti nta rutugu rukora ngo rusumbe ijosi. Wasanga waribwiye ko akuze ku babyeyi, ariko imbere y'Imana ko warakuze. Nta rutugu rusumbe ijosi mwana. Kandi ngo nta mwana ucika ku babyeyi. Inyito ya kabiri y'umwana, umwana tubyerekeje mu igamana, ni umwana w'Imana nyine. Ni umuntu wese uri mu muryango w'abana b'Imana, uri muri kiliziya, wumva ijambo ry'Imana akarikurikiza. Uwo ni mushiki wanjye, uwo niwe mama,
ibyo nibyo Yesu Kristo avuga umwana w'Imana. Twongere twibutse ko nanone umwana w'Imana nusenga agasabana n'abandi agahura n'abandi, wa muryango mugari w'abana b'Imana nyine ari wo kiliziya. Aha niho turi natwe kuri buri munsi, turi abana b'Imana. Uko turi muri iyo kiliziya, turi muri uwo muryango mugari w'abana b'Imana. Ahangaha nyine kuri buri munsi twahujwe no kumva ijambo ry'Imana no gusenga. Umuntu umwana w'Imana ntabwo ari gukarimi gusa, ntabwo ari gusenga gusa, ahubwo ubuhamya bw'ubuzima bwawe nibwo bwerekana nyine ko uri umwana w'Imana cyangwa utari umwana w'Imana. Twongere twibutsa nanone ko umwana w'Imana, Yesu Kristo ni umwana w'Imana wenyine, abandi twese tumukomoraho participation. Nuko natwe tukaba iki? Abana b'Imana tubikesha Kristo mukuru wacu, Kristo mwene wacu, wa wundi twumva tukamuhabwa tugasa nawe, kuko ari we mwana w'Imana natwe agatugira abana b'Imana. Turi abana b'Imana muri Yesu Kristo. Icya gatatu ku mwana, turazirikana Tereza w'umwana Yesu nyine. Tujya kuzirikana ibintu bitatu byaranze Tereza byamuhishije ku mwana w'Imana. Icya mbere nuko batubwira ko Tereza yabaye imfubyi akiri muto ngo afite imyaka 5. Icya kabiri bamutubwiraho nuko ngo mu myaka 15 aribwo yinjiye mu muryango w'ababikira b'Abakarumelita. Abo wihaye Imana afite imyaka 15. Mubyeyi urumvisha neza uwo murimo. Ikindi batubwira kuri Tereza w'umwana Yesu nuko atamaze igihe kirekire hano ku isi. Yamaze gusa imyaka 24. Ariko iyo myaka 24 Tereza twigisha ko tudakeneye kumara igihe kirekire ku isi kugira ngo twitunganye, ahubwo no mu gihe gito dushobora kwitunganya tugahoroshya Nyagasani. Mu kintu gikomeye cyane Tereza twigisha no gukundisha Imana abantu, gukunda Yesu. Ngo Yesu ashimishwa nuko tumukunda, Yesu ashaka ko tumukunda. Niki cyaranze Tereza gukundisha Imana abantu, gukundisha Yesu abantu. Ngo umwana w'Imana gukundisha abandi Imana. Umwana w'Imana nukundwa n'Imana ariko agakundisha abandi Imana. Ese ubuzima bwawe bushobora gukundisha abandi Imana cyangwa bwangisha abandi Imana? Ubuhamya utanga butuma abandi bashobora gukunda Imana nka Tereza umwana Yesu, cyangwa butuma abantu banga Imana abandi bagakwira imishwaro? Kubera iki wabereye ikigusha aho kubabera umwana w'Imana utuma bakunda Imana? Gukunda Imana, gukundisha abandi Imana. Tereza agatwigisha ko atari igihagararo, atari ubukuru, atari ukuramba ku isi bituma ushobora kwigarura isi, ahubwo n'imyaka mitoya n'igihagararo urimo, ubuzima bwawe bwose bushobora gutuma abantu bamenya Imana bakayikunda. Amasomo y'uyu munsi nayo yagiye kugaruka ku bana b'Imana. Isomo rya mbere bati abayoborwa na Roho y'Imana bo ni bo bana b'Imana. Abana b'Imana ni abatagendera mu ngeso mbi, ni abatagendera mu cyaha, ni abatari abacakara b'icyaha, ni abagenerwa murage, les héritiers, kugenerwa umurage wuhe w'ijuru. Abo ni bo bana b'Imana. Na Zaburi y'uyu munsi nayo iratwibutsa ko kuba uri umwana w'Imana ari urugendo rwo kuzabana n'Imana, ubuzima hamwe n'Imana. Nyagasani tuza umutima wanjye iruhande rwawe mu mahoro, guturana n'Imana, kubana n'Imana. Umwana w'Imana abana n'Imana nyine. Ivanjiri y'uyu munsi iratwereka Yesu ushaka ko natwe kwabana b'Imana mu mugenzo wa gipfura wo kwiyoroshya, kwicisha bugufi, kutiyemera. Kuko abantu benshi tuba turi kubaza ngo harya umukuru ninde? Umukuru ninde we muri twe? Aho kubaza ngo umwana ninde muri twe. Buri gihe cyazo cyacu kiza buri gihe gishaka kwiyemera, kwikuza, kwirata. Ninde muremure hano? Ninde mukuru muri twebwe? Aho kugira ngo tubaze ngo ninde ukeneye ubufasha, ninde mukene turimo, ninde mwana uturimo. Umwana nyine n'ukeneye ko amushyigikira. Naho iyo ushatse kongera kugenda ubaza ngo ninde mukuru muri twebwe, nuko ushaka butsikamira, abo uryamira, abo bangamira, abo kandamiza. Umuhanga niwe wavuze ati umenya Imana upfukamye, twiga Imana dupfukamye. Nawe rero wongere urebe umugenzo wo kwiyoroshya niwe ugufasha kubona Imana. Niba ntawe ufite ntabwo uzabona Imana. Bishatse kuvuga ko utari umwana w'Imana nyine. Umwana w'Imana niwe wundi wiyoroshya agapfukama, agasenga, nuko akagira ubuhamya bwiza bw'ubuzima bumufasha kugororokera Imana no kugororokera abandi, kwakira abandi neza. Kuko iyo wakiriye abandi neza ni nka Kristo wakiriye babanyantege nke, babanyabyaha, babantu bose bari kure y'Imana, nuko abasha kubakira neza. Ni Yesu wakira ubwe nkuko abivuze. Ese wowe aho usengera groupe bamo urimo nk'umwana w'Imana cyangwa urimo nk'umwana wa Sekibi? Kandi byaba muvyeyi, umwitozo tujye gukora uraza kugufasha kuva aha ngaha umenye niba uri umwana w'Imana cyangwa niba utari we. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo muri paruwasi imwe, ngo paruwasi yaworwaga n'abazungu, abapadiri bera. Nuko igihe kimwe kiza kugera bya bindi by'uko nyine ari igihe kigera nyine umuzungu akisubirira iwabo, barigendera. Aba basimbuye murumva ko
baje nyine nabo bari mu muryango w'abapadiri bera ariko badafite nyine uruhu rwera, nirinze kuvuga ko ari ab'urukara ntibaze kundakarira aho bari b'abanware babirabura, nka bya bintu utakumva uburyo akarere ka Nyaruguru kataba mu majyaruguru ahubwo kaba mu majyepfo, abapadiri bera babirabura. Ntabwo ari aho dushaka gutinda, ahubwo ni ukuntu ngo igihe cyaje kugera wa padiri wari usigaye nyine muri ya paruwase, padiri mushya, igihe kiza kugera atumiza abayoboke b'Imana yayoboraga mu nama ibafasha kugira ngo barebe uburyo bashinga paruwasi yabo neza ikagenda neza, bakayubaka bakayitaho, dore ko bari basanzwe bayitaho nyine bamaze kwigendera, mbese kwitunga kwigira. Nuko ngo yari atumije abantu 1000 muri iyo nama, nuko bose baraza, bishoboke ko bari biteguye bati n'ubundi bya bintu barabimusigiye. Nuko padiri abaha umurongo bazagenderaho, ababwira nyine ubutumwa bwo kwita kuri paruwasi, kwigira kugira ngo paruwasi itere imbere. Nuko inama igiye gusoza bataha bivumbura bati ye, padiri w'umuzungu yatwitagaho iyo twasohokaga mu nama, yaratugaburiraga akaduha ibintu bya mirenge, akadufasha akatwitaho, none uyu nguyu w'inyarutwe gusa n'umutwe gusa ntacyo atubwiye. Ngo by'akaga mu mupadiri nyine ngo yarabyibushye, umubiri waramuhiriye, abyibushye afite n'inda, ati uriya w'inda nta nicyo atubwiye, adusezera amaramasa ntacyo aduhaye, nta nubwo natwe tuzagaruka. Nuko batabivumbuye. Kundi munsi wakurikiyeho yagomba kubatumiza n'ubundi kugira ngo bongere bajye inama uburyo bakubaka paruwasi yabo. Babandi 1000 aho kuba 1000 baza ari 100, nabo ariko bacunze ko padiri n'ubundi nibasohoka aza kubaha ibihembo. Nuko bagiye gusoza inama bona ntacyo wa mupadiri yibwiye. Nuko avuga bati umva rero padiri, ntago tuzagaruka ngaha, iyo twagiye mu nama za leta buri wese amuha insimbura mubyizi, none wowe ntacyo duhaye, ntituzongera no kugaruka mu nama zawe. Ubwo barakopye batyo bya bitekerezo byo kubaka kiliziya babishenya batyo. Igihe cyaje kugera padiri yongera gutumiza indi nama, ese babandi bazagaruka. Wagiye kubona abona babandi 1000 ntibagarutse, babandi 100 ntibagarutse, hagarutse gusa abantu 10 muri ya nama. Baratungurwa. Batunguwe n'iki? Ko ari bakese. Nuko baratungurwa. Padiri arabwira ati umva rero mfite urufunguzo rwa hari ibiryo hariya muri kiriya cyumba, inkungu umugeneza yatugeneye twese abatuye no paruwasi, none rero mwe abantu 10 mwashoboye kuboneka, mugiye kwabagabuzi mugabure ziriya nkunga, mugabure biriya biryo abageneza batugeneye, ubundi dutunge abayoboke b'Imana bari muri iyi paruwasi. Ikibazo kikagira kiti ese niba ajya kugabura ba bantu 1000 bari bitabiriye nama bwa mbere, nabo bazategesana ati natwe mudushyirireho, babandi 100 se bandi nabo bazategesana ngo mudushyirireho, bizagenda gute? Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe, nguko uko we nanjye dushobora kuba turi muri kiliziya ariko tutaraba kiliziya, kandi bya bintu by'uko nyine nitabira ari uko hari impamvu yatumye nitabira, ndajya gusenga kubera ino mpamvu, iyo mpamvu se nivaho ngo ntuzabonge gusenga. Yamvuga igira iti abagiye inama Imana irabasanga, kandi ngo umutwe umwe wifasha gusa ntifasha gutekereza. Ni ngombwa rero inama abantu 1000 bagakora inama, 100 bagakora inama, nubwo baba 10 aho uzakomeza kwitabira iyo nama ntacyo baguhaye. Nguko igihe kizajya nyine tugatungurwa tugasanga Nyagasani kubera ko turi abana be yatugaburiye. Nyagasani tugaburira atari uko twanitabiriye, atari uko twaje no gusenga, atari uko twagiye mu nama, ahubwo kumpuhwe ze, kuko turi abana b'Imana nyine. Ngiki cy'Imana idukorera, ntabwo Imana iduhereza ko twari tubikwiye, ahubwo Imana iduhereza kugira ngo idukwize tumererwe neza. Tujya kuzirikana ku bintu 4 biza kudufasha kwisuzuma niba turi abana b'Imana koko. Icyambere, ubwitabire bw'inama, inyungurana nama, inama y'ibitekerezo. Ese muri aba bantu 1000 bari bitabiriye inama waba urimo? Babaye 100 waba ukirimo cyangwa waba bivumbuye? Babaye 10 waba ukirimo? Aha, iyo wivumbuye nyine urataha. Abantu benshi tuba dutegereje inkunga ko abantu badufasha, ariko se wowe umuryango wawe uwufasha iki? Kiliziya uwufasha iki? Utiriwe ureba abandi, kujya nireba ngewe uko nitangira kiliziya yanjye. Babaye ari umwe wasigaye mu kiliziya, yaba ari wowe umwana w'Imana ku ruhande rwawe ku giti cyawe. Kongere twibutse ko
Imana yagennye abagira neza impande nyinshi. Rero icyo Imana idusaba ni ukwakira ubwo bugwaneza bw'Imana. Nubwo wakwivumbura Imana izaguha, nubwo wakwivumbura n'ubundi uracyari umwana w'Imana. Ntukivumbure rero kugira ngo ukundisha abantu Imana nka Tereza w'umwana Yezu. Muri aba igihumbi urimo, muri aba ijana urimo, niyo yaba ari umwe usigara nawe ukundisha abantu Imana. Icya kabiri twazirikana n'abantu baba bivumbuye. Akenshi hari abantu bajya bavunisha abandi bakaza gusamwiyarura ariko ntihamenye igihe ibiryo byatekewe, ukaza gusukagara ku isahani ariko ku murimo shwi abandi bagakubura. Twige gufatikanya n'abandi, tuvunikane n'abandi kugira ngo igihe cy'ibihembo nikigera, igihe cyo kurya nikigera, nawe ntuzahabure za saa kurya nyine. Igihe saa kurya zigeze nawe ntukaze gusa saa kurya, ahubwo uzaze no ku murimo. N'igihe abandi bari kuvunika, n'igihe abandi bari gutanga ibitekerezo mu nama, ntukaze gusa uje gusoza, ahubwo uzajya utangira n'abandi, usozanye n'abandi, ubane n'abandi. Icya gatatu twazirikanaho ni ukwibaza mu mutwe wawe n'umutima uti harya ndi umwana w'Imana cyangwa ndi umukozi w'Imana. Abantu benshi hano ku isi bagiye bahinduka abakozi b'Imana, fonctionnaire de Dieu. Umukozi w'Imana ni wandi ukorera ibihembo, ni wandi ukorera amafaranga, ni wandi batabagize icyo bahereza agahita yitahira. Niba mpaye insimbura mu byizi, ntacyo bampaye, nuko rero ugata paruwasi yawe kubera iki ntacyo baguhaye, ugata urusengero rwawe ati ntacyo bampaye, warangiza gura umwana w'Imana. Icyawe no gukorera ibintu, icyawe iyo bataguhaye ntongera gusubira gusenga, ntongera gusubira mu rusengero. Aha, abantu benshi baba abakozi b'Imana aho kuba iki abana b'Imana. Nawe uze kwisuzuma uti inkunga ziramutse zirangiye wakongera gusubira mu kiliziya, hatagize icyo baguhemba wakongera gusubira mu kiliziya, cyangwa tujya kubera iki? Kubera ko hari icyo baza kuduha, icyo ndetse n'igitaboneka ubwo bishatse ko uzongera gusubira mu kiliziya. Ukorera iki mu kiliziya? Niki gituma ujya muri kiliziya? Niki gituma ujya gusenga? Ese ibyo bituma usenga biramutse birangiye wakomeza ugasenga? Erega umukristo umwana w'Imana no gusenga igihe cyose atarambirije ku bintu bya hano ku isi, ahubwo ku buntu bw'Imana. Icya kane kidufasha kwisuzuma nk'umwana, umwana akeneye gushyigikirwa, ariko hari igihe ushobora kuba umuntu mukuru ugatsikamira umwana. Uze gukora umwitozo, harya inshyigikira nte abakene, ibikorwa by'urukundo, imbabare, abanyantege nke, abana bato mbashyigikira nte? Cyangwa wasanga ndi mu bahuhura abana, abagusha abana, skandale, abangisha abantu kiliziya, abangisha abantu Imana. Ushobora kuba uyihaye Imana ukawangisha abantu kiliziya, ukangisha abantu Imana. Aho ngaho uzamenye ko utari umwana w'Imana ahubwo uri umukozi w'Imana. Babyeyi, twongere dutandukanye mu magambo abiri. Umukozi w'Imana ni wa wundi nyine ukora arekereje igihembo, akagusha abandi, de skandale. Nuko abantu bakanga Imana, bamara kwanga Imana ntibongeye gusubira mu kiliziya. Uri uwihaye Imana, ushinze urugo, uri umusore, uri umukobwa, ese ukundisha abantu Imana nka Tereza w'umwana Yezu, cyangwa uri kwangisha abantu Imana, uri kugusha abantu, cyangwa uri kubashyigikira? Ushyigikira abana, ushyigikira abandi, icyo nicyo kiranga abana b'Imana. Buri wese yongera arebe niba atari kigusha, wawundi utsikamira abana b'Imana, wawundi wiyemera, cyangwa niba wiyoroheje nka Tereza w'umwana Yezu, ukundisha abantu Imana. Wowe umwana w'Imana, ukunda Imana no kwikundisha abandi buri munsi. Bana b'Imana, nimugire amahoro. Tereza w'umwana Yezu mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.